Ako se mwana ubona ntaravumwe n'Imana koko kubona marimi icyumweru cyose ndi umuntu w'umugabo ntanatuke yifashe. Papa banataro kuvumwa n'Imana nese ari Imana ko yageza igashyiramo n'imiyaga mbona ni imivumo y'iwanjye. Jesus is Lord. Kubona mara ikinyejana cyose narya nitwa ngo ndi umwana w'umuyobozi icyaba ari ukwinyesebura gusa. Umva iki cyana nacyo ra warwana we ibyo bintu ntukabikerese nawe n'ubu umugabo uzabikenera. Jesus is Lord. Sha papa sibyo yuko avuga ibigoramye imihori karaka hari inda ebyiri zaje kukureba harimo imwe ishinyitse imikaka nari ngize ngo ni intare nteye kagira inkuru sigeze ziza kundeba se mwavuganye iki se saba zarakumbajije se ongeraho ngo n'umunwa wo kuyibara akugira amagambo menshi ndetse ko nta niziriho asundi papa buri ubu ari mangahe yatuma bagwiga nk'akanyamaswa karibwa. Ahora n'iki wa mwana umwe murimo TNK undi murimo 50. Ariko se papa babajyagamo amafaranga ngana gutyo nagafuka k'umuceri wagura. Yewe rero wa mwana nuzi se ko uvuga ngo amafuti umugabo nibwo buryo reka wana ibyo byari ibya kera ubu baravuga ngo niyamukoraho ariko reka nkugire inama itari agakecuru iri urimo 10K uzayikuze ariko iri urimo 50K yakwica. Yaje yifunze nkaramba ubu tahizaza imeze nk'akabutura. Irya ni iterabwoba wawe. Usanga n'amaguru cyangwa n'amafaranga. Ibyo ntibikureba cyo nshaka n'amafaranga yanjye kandi ava hano nyajyanye nyabura ntwara wowe. Nanjye nagorwa usamaza amafaranga urabona nyafite. Ariko ubugabo bw'ubugabo ba naguhaye ibyanjye nawe nyishyura. Jesus is Lord. Sisi twenge muke n'ubujiji uramana meze mufite amafaranga meze nko gusakira amata ku kimasa rwose. Ibyo nibindeba nshaka amafaranga yanjye. Alegisi karame papa bino nawe wumve ariko ubwenge buke bubaho kabisa. Urabona imbabura imaze ibinyejana ibyo imanitse none nawe ngo urashaka amafaranga. Okay ndabona mutari kubyumva reka nze mbereke ko nta urya kanjye bagaheze. Abapampe muze mufate ko nukagaho mukajyane mugasobanure ndabona ko atari kumva ibyo nkabwira. Mubuza wawe none uzumvirije rinyine